Muranzi, yes you know me, it's your boy P Onika Swez. Banje kwashima kamba suza, mana humugisha kandi ikomeze ibarinde. Ni 55 y'u Rwanda, chimura ko subscribe muri hawuronke mu byo ukora byose. Aujourd'hui, tout de suite à ce moment, at this moment, je suis avec mon frère, mon cher ami, the badman, the super guy, the humble man, see the look, see the outfit, see the belly, a big belly. Ex-dealer. Yeah, man. What's up, my brother? I'm doing great. Mr. Fresh. Je m'appelle Eric, ex-dealer. Kubita, my brother. Je suis très content d'être ici. Ndi mu ntara Messi. Ndi mu ntara. Tangira nka super manager. Je viens de Paris. Super manager. Philippe taramajije. Ngo Tineka. Tineka. Amubaza igihe yavukiye. Undi aravuga ngo 23 za. Kandi yagomba kumubwira ko yavutse indege itaraba. Avec l'avion tombe. Wese avuga ngo 23 za. Dira ni fresh cyane. Wambaye neza first of all, nkunda abantu bajyana isharo na agashati n'ikoti ni fresh kabisa. Ya mabara adasakuza. Iyi koti Riderman yaranserereje. Ngise ngo kuba bambaranga amabara ajya gusa n'aya hariya ngo Madrid, nguruva kumbuye kubasura. Ndamureba ndavuga nkawe kweri. Bakubeshe ko aya mabara ari ayawe. Abantu babitiranya amabara. Rider zo jya umenya amabara mwana. Ntajya yitiranya amabara y'amaroze nk'abajene k'abasirimu. So, ndimo ndakunda like vibe zawe muri iyi minsi. Bana umeze neza kabisa. Ndi kuri move. Kuri move za fresh kweri. Hari n'ababinyangira bavuga ngo ibyo bintu ni ibiki. Nanjye nkababwira ni mugende gake. Abo ni aba haters bro. Ujye ubabwira ngo nzi ibyo naje mu nzi ibyo ndimo. Iyo bondi bajya bavuga ngo ikinyoni kigurutse kitavuze bakita igishwe. Hari ibinyoni rero byajyaga biguruka bitavuze bafataga nk'ibishwe. So naje kubitekerezaho mbona hari ibintu byinshi ntasangiza abantu kandi mba nzi cyane ko nakita papa industry ndi mu bantu batangiye ibi bintu. Uri mu bantu bakuru kabisa. So rero kuvuga iyo utavuga ubusa nta mpamvu utabwira abantu ngo basangize ibyo utekereza. Harimo ababikuramo inyigisho, harimo ababikuramo experience. Hari aho umuntu ari kuba yari bunyure nka mu guidinga ntahanyure. Naje gusanga rero kuvuga cyane iyo uvuga ibintu bifite inyungu societe nta kintu biba bitwaye mu by'ukuri. So aho rero niho nahereye ndavuga ngo ntago nzongera kujya nceceka, uzajya umbwira nanjye nkubwire, tuzajya tuganira. Yeah man. So byarambabazaga mbere kubona Dira, Kejon, Atkope, ba DJ Bob mutavuga by'ibuzungu turabona wenda Dira za n'ubundi ibyo bazi n'ibyuzi. So ngo twashima Imana. Harimo nabyo bazi ntazi ariko nkuko naho hari ibyuzi bazajya bavuga. Hari igihe umuntu ajya muri silence igihe kinini buriya bahuye nabo nibyo nahuye nabyo bavuga. Ase ngo hari igihe cece kumuntu akagira ngo akagenda ari mu biki. Ya mu motari se simitsu buriya. Mu civili. Ari igihe umuntu aceceka. Nkasaga yambayeho yose yatewe nuko ntavugaga. Umuntu akaba atazi ibyo uhugiyemo akaba atajya amenya ibyawe. Ugasanga rero hari undi muntu uruhara n'indi ugenda yirirwa avuga. Abantu bakagira ngo niwe wadanga. Kandi uruhara n'indi urakagaruye. Hari igihe umuntu agenda agasakuza. Kwanza iyo utavuga ntago abantu bapfa kumenya, abantu bahita bamenya amakuru yawe. Ariko ntekereza ko iyo nza kuba mvuga ntango opinion yanjye biri obvious bisanzweho. Nta muntu ari gutekereza kujya kunyitiranya n'abajura. So kutavuga rero hari ibintu yego bakora akazi kawe neza ariko hari ibintu biba hari imiryango ubufunga kandi n'ubundi se ko nanjye kuvuga mbizi kandi ufite umunwa mwiza. Yewe we. Ufite n'isura nziza. Ushobora kuvuga buriya ariko udasa nka Janvier Romeo. Ariko mani ngafite isura ya fresh buriya ngo abana baramukunda. Inde Romeo. Wakumva ijwi ntiyakwifuza kureba isura ye. Iriya sura ibiseriye kuriya ni sura ya kazi. Abantu barayikunda baba bebe. Mbere uko utangira ikiganiro Banyarwandakazi, breaking news mbere amakuru uwitwa Dira ku munsi wo kuwa gatanu umuntu afite umwenda Dira namwishure yahawe miliyoni 10 na Bruce Melody. Melody no musaza ariko tunabirenga none se. Kabwo natagikiganira nagize amaranga mutima nkabipostinga. Ariko musaza aba yaramblessinze nishimira iterambere rye, niwe muhanzi wa mbere muri East Africa ngira ngo ibyo byo turabihuriraho twese. Nabandi baje muri comment mutubwire. Nange niwe muntu prefera cyane. Kumbwira ngo Diamond yari Bruce Melody mbona usa nkaho utize. Ubwo bari trend ariko ubuhanga bw'umuhanzi je nibwo ndi kuvuga.
so bivuga ngo rero mubonamo ibintu byinshi, ni umuhanzi ukomeye, umuhanzi mwiza, nakomereza uko ari gukora neza, yitwara neza, nta kabuza u Rwanda rufite umuhanzi kabisa. Amakuru na Marido arabivuga ko ngo witwa Fata ku mavuta waba wamusimbuye mu bijyanye n'iki, ngo muri Kigali Universe vuba ahangaha turatangira kukubonayo. Kigali Universe ariko mporayo iyo habaye match njya kuzireba. Turavuga akazi Fata amavuta ngo bamujyanye isoko ngora kuzana. Nta kazi ko muri Kigali Universe mfite, uretse ko Kigali niba ari kundeba n'ubundi bagiye bavuga ngo yarantumye. Nta mpanga akazi twikorere tuve mu banyamagambo bo byari byabananiye. Arewe ubu cyakoze na miliyoni 10 baziririye ubusa. Azira miliyoni 10 ariko ziko Bruce Melody buriya twakuranye man yajyaga vikanomba kaza kundeba n'amaguru for sure. Ari umuhanzi ngiye icyo gihe negura ibitaramo. Amafaranga ya mbere yahawe na Imbuto Foundation yanciyeho mu rugasigira amafaranga n'ubundi. Ntago ari ubwa mbere amaye amafaranga rero, uretse ko n'umubare ushobora kuba wibeshye ukabara n'aba mazeru nk'umuntu utarayatunga. Miliyoni 10 ntabyo wahamye, ntabyo uzi. Ntabwo bite byawe. Niyo zabazo kandi nizanjye nazo ndi buguheho. Oya uranguraho ka service Jini. Ko nta n'umuntu ndi mideni da oya kukugurira byo. Service Jini ngombe nyimwe. Ndakuzi ko n'ubundi ukunda kwitamo ndagutamo ntari. Kandi icupa rimwe nari kugurira. Ni 10 nazibonye rwose. Umusaza yaramburesinze bikomeye. Ku mafaranga ndi umuntu yakurikirana nkamenya n'ukuntu yaje. So guys bakunze ba 525 uyu munsi twakiriye ex dealer ko kubera n'amafaranga yamaye hari ukuntu toto. Nona ko ari cyanwa ko bigena jya bagira gutya. Abwita Benovia. Oya ro bwiganye. Ngari gukura mu ruketi, ngukura mu ruketa kubita. Ni gutya. Yago. Ni yago. Pondate nawe yabijemo ibyo bintu byo kurekura rakete. Shaka kwicaza sikayita. Akamwicaza kiga. Kandi narabonye Skype yaragiye kumusaba imbabazi. None ubwo ngomba kwiga kurenza uko nukuhe. Skype ari polivara. Ngiye nkunda umuntu wabwo umeze nka Skype. Ushobora gukosa yaba atanakosha kigira nk'umunyamafuti akagenda agamenya icyo ashaka. Kuko bajya bavuga ngo utazi ikimuhatse. Areba staff igitsura. So yuzi ikigwatse rero nyine ucisha make. Na Pifra muri Covid yaravuze ngo gahunda no kwigira ibimara nkuko kwawe. Sawa rero. Reka twigire muri Camp Kigali tujye mu gitaramo icyumba cy'amategeko cya Blue na Riderman. Uri mu bantu bari bafitemo akazi, uri mu bantu bari bagiteguye, byagaragaye twese twarabibonye. First of all ishusho nk'umuntu wagiteguye igitaramo uri mu nkingi za mwamba za kira gitaramo, ishusho abanyarwanda byari bimeze bite? Ntago navuga ko nagiteguye, ahubwo ndi mu bantu bafashije abagiteguye kugira ngo nyimenyekanishe. Bamwe babonaga umbara mu bagiteguye nuko akenshi nzi ko iyo namamaza cyane bari ibintu mfite mu ruhare. So niyo rero bari abatipe bari ko batampaye akazi n'ubundi nagomba kwipanga akazi. Ko nabajama banje twakuranye, nabajama nemera bya atare. I used to be a rapper too, nari umuraperi way before. Nza kubireka kubera izindi mpamvu zanjye n'amikoro yaragiye arimo icyo gihe. So rero kuba nari nipanza ako kazi kugira ngo promoting uko nshoboye ko no muri entourage yanjye abantu bankikije benshi, abenshi bakunda iyo njyana, injyana yoza umutima ugacya. So urabizi ko nigeze kubaho igihe kinini manager wa Jay Polly nawe niyo yakoraga. Urabizi ko Bulldog twakoranye nawe imbere yabwo ya Jay Polly, nubwo management zacu zitabaga zisinye ariko twakoranaga mu bijyanye n'ibitaramo. Bari abahanzi bose babonye muri kiriya gitaramo nta numwe ntekereza ko tutakoranye mu buryo bwo kumuha akazi k'ibitaramo, mu buryo bwo gukorana ahantu runaka. Naragenda nkagurisha impano yabo nkabona amafaranga. So cyari cyo gihe rero ngo mbiture menyekanisha icyo gitaramo cyabo ko nshoboye, kandi nagize amahirwe ari igihe ubikora kuri ya ntibinarye, ariko nagize amahirwe nsanga koko n'abantu baracyabafite ku mutima, biba successful. Ari nabyo nshimira Uwiteka buriya kiriya gitaramo kiri mu bitaramo byiza byabayeho mu Rwanda. Byanashimishije by the way. Reka mvuge ukuntu abahanzi bakurikiranwaga Situturuka Rigombe Bruce. Ariko n'ibibazo warumbajije nyisubije. Wanyibutsaho gato nahise njya mu marangamutima. Oya gutyo ni sawa ugisubire nta kibazo. Gutyo nanyuzwe. Sawa. Like uko aba performer baje bahamagarwa ukabona umwe arasimburura ariko abaje guhamagara undi, biriya byo biriya ni chemistry ba ku bantu bahuje injyana, bahuje imyumvire, bahuje imikoranire. Iyo umuntu mwumvikana nibwo ushobora kuvuga ati reka introducing no muntu. Abonye ko ari n'igihe cyageze abahanzi bose baba Tough Gang bagiraho rimwe. Riderman nawe ajya kubafasha. Bigaragara ko Riderman agiye no muri Tough Gang haba hahiye agasimbura Polly. Agasimbura nta wasimbura Polly. Ahubwo akunganira abahari. Na uriya nindasimburwa. Ishyiga ry'inyuma muri hip hop nyarwanda yagiye abikubwira kenshi Jay Polly. Kandi naho yagendeye cyo wagiye ukibona. So introduction rero kuba umuntu yakintroduce undi
simple bivuze ko nyine harimo ubwumvikane, harimo ubufatanye, harimo gukunda iriya njyana abenshi bitaga iy'ibirara. Twamaze kwerekana ko n'ingagari ziyikunda, abonye ko hari ingagari hari king yari yuzuye so bamwe rero bitwaga imbobo icyo gihe, nibo bari baba owner b'ama big companies. So abagombaga rero kuba ikintu cyitwa kongera ku giving back to the society, kongera gutanga bya byishimo bakabihereza societe. Ari nacyo cyatumye ubona harimo amatike menshi cyane. Umuntu tuvuge uyobora nka company runaka yafataga amatike akagurira abantu batishoboye bakaza kwirebera icyo gitaramo kuko bakunda iyo njyana. Harimo buri abantu benshi cyane bari bagiye baba supported mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buryo bwo kwinjira, ngira ngo wagiye ubibona nawe. Kandi cyari igitaramo kiri ku murongo, cyari igitaramo cyitabiriwe n'abantu bo muri age mu myaka yatambutse n'ab'iki gihe nabo hari harimo generation yabo. Reba bari abahanzi batanu ba kera n'abahanzi b'ubu ngubu batanu. Wagiye ubona rero ko byari ibintu biteguye neza. Navuga yuko rero urungano nyine rwashyigikiye injyana bakunze kuva ku bwa kera. Noneho ikintu gitangaje kinashimishije, VIP niyo yari yuzuye kuruta hasanzwe cyane rwose cyane. Rega abafana ba hip hop n'aba VIP ntabwo waba ukunda biriya bintu ngo ubutayi smart mu mutwe. Reka nguye nk'aba VIP nabonye bari bishyuye, harimo Rocky Kirabiranya, harimo DJ Pius nubwo ari umuhanzi yari yaguze agatike, harimo Uncle Austin naramubonye, harimo Shadibu nabonaga anegeranye na K-John bameze nk'abari kuganira. K-John koko wambara ukava kwishyiga cyatu ukubita amatovu. Kalisa yakoze ubukwe mu ibanga niko mbitekereza. Ko umuntu asigaye yarazanye inda nk'iy'abapapa. Neza ko hari ukuntu biba byitabwaho gake. Nange nahita mbukora uyu munsi. Cyakoze umusaza byo. Abana ni legend kabisa. Muri abo bantu hari harimo numva nagiye mbonamo abantu benshi nawe twakibukiranya. Hari harimo abantu bayoboye amakampani akomeye. Nabonyemo bariya. Hari harimo umuyobozi wa Aisa Kizara, harimo nawe n'umuntu muzima. Yego. Hari harimo bita Starboy ngira ngo uramuzi, acuruza n'ibyangwa ni Nyamirambo. Na Shema Tatu yari harimo kandi n'umuntu muzima cyane. Na Tupor ukorana na Shema Tatu yari ahari. Wa Muniga yari ahari. Wa Muniga yari ahari na Bituke Joe de Barba nawe yari mu ba VIP. Urabizi ko bari abana basigaye bafite ibiceri byatari. Ariko umuntu natinzeho cyane buri abantunguwe n'umuntu bita no mutipe nari mvuze ucuruza cyangwe Bituke. Apana. Starboy ari mu bantu batunguranye kuko ntago umuntu expecting kumubona mu gitaramo nka kiriya. Kuba yari ahibereye rero ni nawe wambitse abahanzi benshi bari gice kuri iriya stage, ngira ngo urabizi. Ni ibintu byanshimishije kuri ngewe. Ari mu mama bundi dusanzwe tuzi ko hip hop atari injyana ikundwa n'aba mama. Twagiye umuntu na Muhire Kevedi wa Rayon Sport. Muhire Kevedi ni ngombwa n'uri ari umuraperi. Yango ugeze no kubona ka video ke ka trendinze. Yari umurapa. Arashyushye kurenza ikenewe. N'agapira k'umweru. Harimo umumama rero witwa Monique, yoninze company yitwa Ishimwe Decor, ikora ibintu bya decoration y'abageni. Ikintu gitunguranye nuko hari abantu yambitsemo hariya. Wambaza ngo yabambitse iki? Amakanzu se? Hari harimo abambaye amakanzu, hari harimo abambaye amakoti. Sinzi ngo nabamubwiye ngo abashakire na boxer, arababwiye ngo izo sinzigira. Ahubwo umuntu aratira na boxer. Akasatira. Mukoresha na boxer ko muga byaramwe. Mujye mugura boxer byibuze. So abakeneye rero kurimba bajye bagana Ishimwe Decor. Nibo babidufashamo. Urabona nk'agasuti mba nifunga. Akona ko mu Ishimwe Decor. Bulldog yaranserereje. Gumani ngo nagukiva mu makoti ngo byatari ngo yakwamiyemo. Abo bantu ngo babwire ko babamarije bihagije ngo wigarukire ngo kuri style ya hip hop. Ariko iyo nambaye gutyo bufite ubwoba bw'iki cyangwa isoni z'iki. Ubu nkoze isoni ngo bagiye ngo nago nambaye ikote ari nyiri igitaramo. Kandi genda gake. Bigaragara ari wenyine. Bamenye ko kwambara neza bituma ugirirwa n'icyizere. Fo byatari. Hari ingagari nyinshi buriya duhuza kuko zibona ari ukuntu mba niyambariye nk'abapapa. Ndetse ko no mu mutwe niko mbameze mba ndi smart buriya. Oya uri smart cyane. Ibyo tubaza byo bitabiriye n'abataritabiriye. Reka tujye kuguhuza kwa Bertrand Bitrey na Bushayi. Ego kuhuza kwabo ntago ari ibintu bishyashya bamye bahuza. Ngira ngo nibo bizi batangiranye cyitwa movement ya Kinya Trap. Baje gushwana hajemo agafaranga. Nyuma bagenda bigira imbere buri wese agenda abona agafaranga. Ari Bertrand yarakabonye, ari Bushari yarakabonye. So nyuma rero nibwo bafashe bamaze kubona ko ayo mafaranga bafite atari yonyine bazagomana, bakeneye no kongera amount kuri account. Bikubyumva nibwo habayeho rero kwiyunga, babona ibyo bapfaga byari ubusa, bari gupfa ngo ni boss w'injyana. Mwahita kuri ni baramubwira ati niyo Kinya Trap uzayijyana. Ariko mama horo uzayitware kabisa. Ni iki ntaguhaye. So nyuma y'ibyo rero undi yararespondinze positively, yegera mugenzi wiwe
barongera bakora ubwo bumwe kandi wabonye ko stage yabo ari babiri ibirindwa mubi. Hari ikintu numvise mu bafana bacamo inyuma bati Ish Kevin ni gutaririmba nyuma ya Bushari na Bitre. Ish yaba muri iki gihe urwego rwe ruri hejuru ya Bushari na Bitre. Iryo ryo haba barimo kwibeshya buri muhanzi wese agira urwego rwe ku giti cyiwe. Ntago kuririmba mbere bivuze ko ntago bivuze ko ari we muhanzi uciriritse. Ahubwo niba nateguye ikintu cyanjye nk'ubu nkoze launch yanjye Riderman agomba kuririmba mbere yanjye birumvikana. Wenda nyuma nkamugarura tukaririmbana nk'izo twakoranye. Ntago bivuze ko rero naba murenzeho sibyo. Ahubwo biba biterwa n'ukuntu concert yagiye itegurwa. Bruce Melody ari mbere ya Kenisa. Aho ni he? Yende kuvarira byabaye. Bizaba ariko muri iwacu muzika bashobora gutombara nimero zitandukanye. Cyane ko Bruce Melody buriya ese ko Bruce Melody ni umuhanzi wa mbere. Ushaka abafana bataha. Bahita bitahira. Aho nari ngiye gukora ikosa. Ahita bitahira bro. Oya bundi Kenisa bari bazamukurikiranye na Bruce Melody. Kena banzirize Bruce ko nibo bakurikirana. Ijya. Ya man. Ahubwo nanibonera kwibutsa abantu ko ejo bundi Musanze muri no weekend turajyayo rwose ikiganiro abakibona bose bamenye ko Musanze muri weekend turiwe duhari muri iwacu Music Festival. Kandi mbwira na Bobo ngo nawe ajya kanda akanyenyeri ku buryo bujya kubalansinga na hano kahagere. Umuntu uzaba udahari ni Ruti Joel wenyine. Ruti Joel ntago azaba hari kubera ko azaba ari mu gitaramo cya Masamba. Ariko mu bindi bitaramo bikurikira azaboneka. Yego. Dira reka no twinjire mu busesenguzi bwa kira gitaramo. Abarigend benshi bari ba hip hop ariko harabo tutabonye. Nzajya mvuga umwe umbwira impamvu ataje. Reka mpere kuri nimba nayizi ubwo uri ariko uramfashe no kwisesengura. Nta kibazo. Narababaye benshi urababaye kuba nyiri Legaton nuko yitangije mu Rwanda muri Crank. Umwami kabisa muri Legaton ubametamwo de General kuba Rio Defino de Legaton. Ya man. Ya mutipe. General bro. Yahaba byari kunshimisha tu. Back in days namenye Negji mbere ko menya Riderman. Negji namumenye ari we afite itsinda Riderman atari ya joininga. Nawe joiningiye mza kubamenya bose nka kuru iri hamwe. Nanabakoreshe buri bitaramo uretse ko Riderman icyo gihe numva sinzi niba yaraje yabaga afite nk'utundi tuntu yagiyemo. Yari yapanze Butare ajyayo wenyine Riderman. Banegji nanjye mbajyana ahantu hitwa Ikibungo niho nigaga muri Eto Kibungo icyo gihe. Bamanukanye na M.I.M na Puff G ndibaza. So urumva rero ni umuntu nzi nawe agitangira ibi bintu ni umuntu nzi kuva ku bwa kera. Kandi nemera ko ni umwanditsi mwiza. Ubwo mu rugendo rw'umuziki bire umuntu ari agera akadekona cyangwa bikazamba. N'urugendo rw'ubuzima bundi muri rusange. N'urugendo rw'ubuzima niko rushushanyije naga abantu twese duhirwa kimwe. Harimo abagafata abandi bagakatirwa harimo ni ibintu bihoraho. So kuba rero ataragaragaye muri kiriya gitaramo icyo mbisobanuraho kitoya kandi cyumvikana. Yatatse Negji na Prito yatatse Riderman bamwataka mu buryo buri personal. Ntekereza ko rero Riderman mu kujya gufata abahanzi batanu yakorana nabo ntago Negji yazamo. Cyetse wende musabye nk'abahanzi 100. Ubwo yamufatara amabura kindi. Kuri kugira. So kandi no mu gucuzinga abahanzi ba kera umuntu wari ufitemo buriya role ni Bulldog ni wahisemo Tough Gang ni wahisemo abahanzi benshi ba kera. Warabibonye no mu buryo Riderman ashimira usanga abantu ashimira bavuba aribo usanga ari bagize influence kugira ngo baze mu gitaramo. So nekereza ko rero kuba Negji atarabonetse birahura nuko yitwaye nabi kuri Riderman. Bigahura nuko mu bahanzi batanu bari lit ba kera takirimo. Musaba gukora cyane kugira ngo agaruke ku rwego rwiwe. Kwari igihe cyageze Negji ayoboye akorana karara na Ronald Ben. Nejo budariga adakorera bora fungurwa akora ninde waruzi ibintu yari yagarutse se. Byari biri kuzi yakomereza kuri iriya ritime kandi nemera ko ari umuhanga kuba umuhanga byo ntago tubishidikanya hano wabihakana ariko rero kuba ataramutumiye ari ni business ntago ari mu rugo rwe yaramutumiye cyangwa ureba nyine ibintu biri buze gutuma abantu baba satisfait n'iyo concert bukareba abantu bakeneye aho ngaho kandi ukanakina n'amasaha uko angana twabonye ko neza igitaramo cyarangiye saa 5:59 iyo yongeraho Negji uruma kitari kugera saa 8 cyangwa saa 7 ugasanga baragifunze kutaza mu gitaramo cya kwa The Big Don The Big Man The Don Paxson ari amasaha ntekereza ko yari on air niba ntibeshye ugashobora kuba yarabalansinze akazi ke ko kuri radio na televiziyo gasanga nibiri guhura n'igitaramo cyane ko nta stage yari afite mu guperforminga niyaza ari kumera nk'uwitabiriye kimwe no kushaka gusanga ari muri iriya public ko abantu bari benshi ukabutara namubonye. Arabavuga ko we na Riderman ngo badacana imbizi. Nta nubwo bagomba gucana imbizi kuko umwe n'umuhanzi ndakaba umunyamakuru.
business bahuza nuko umwe ari umupromoter undi akaba umuhanzi ya mahorsta yajyaga akora ntago aherutse kuyakora kandi ntekereza ko yanyuma yakoze Riderman yari yarimo gushwanarega muri ibi bintu byacu bibaho ariko muri business buriya nta mwanzi uhoraho nta n'umukunzi uhoraho bitagutungura ejo bakoranye All Star bitagutungura ari yuko yamuhamagaye wenda agasanga yagiye mu bukwe bwa famiye uko nzi uburyo hip hop abantu bayikora babana ntago Paxson yagombaga kubura hariya yego ibyo ntiyagombaga kuhabura biranashoboka cyane ko yahageze rero bitewe nuko wabonaga ko Skol yatanze ibintu bimeze nk'ubusabane agaherera mu kwiyakira wenda ntumubone imbere hariya kuko hari nk'abandi bahageze benshi ni kabi The Don ndamuzi yageze arimo kwisanzura kuriya ushobora kutamubona kuri kamera cyangwa ubuci ryera nta rawundi tu bavuga mwana mumereze nakandi mwana ibi twarabyubatse The Don ndamwemera cyane Paxson kabisa Dira tafuge isenyuka niwe muhanzi Jay Polly yifashishije niwe muntu Jay Polly avuga ko ari umwana we yitwa Khalfan Govinda umuraperi maze igihe kinini nawe imyaka ndakeka 15 ishobora kubirimo Khalfan amaze iminsi yego kutaza mu gitaramo kwa Khalfan byo wabibonye ute ntago abantu bose bari kujya kuri iriya stage rega ntabwo byari kwitabira kuza muri sare gusa muri sare rero harimo abantu kuko nka Khalfan uvuga narahamubonye yarahari Khalfan yarahari we na JC bari muri public narasine narababonye rega wowe hari igihe cyageze nawe urananirwa ntituze kubica ku ruhande hari igihe wanyweye ka service gin kawe mbona watangiye kugenda ucika intege wamfura ntabwo rero ari kubareba bose kandi hari n'ukuntu wageraga hanze ukajya gukoresha abantu interview so umucyonzi cyo Khalfan yarahageze nta nubwo yagombaga kuhabura kandi akaba n'isano barahageze ntabwo yamubonye n'amwe yanyikubajije urumva ko rero n'abandi bashobora kuba baragiye bahagera ntubabone okay umuntu twiteze bitewe n'abaje binjyana ya drill ndetse kana muntu wo muri drill utaraje Rogan yarahari Kenike Shati yarahari Isha yarahari ni Zeo Trap CEO yaman CEO rero wenda babiteguye bavuga impamvu ataje cyangwa se impamvu batamutumiye umuhungu wo kugisi rwose ariko nekereza ko mu njyana yabo ntago ari kwexcella kurusha Bayish Kevin sinzi niba ari yamucaho wenda bamfasha kubimenya nese ubungo ari Isha na Zeo ndo hagurutse abafana ubungo Imamo ni Kevin amaze igihe abikora iyo umaze igihe rero ufite consistency kandi abantu barabakubisa ngo makosi n'ibiki ntago wageranya n'uriya muntu uherutse gutukana Ribi kamutumaho n'ikinyabupfura buriya kirakonta umuntu ukubwira biriya bintu akarengoma kukagarura ni ngombwa ikinyabupfura muri business kirakonta ntago wamara gukora ibintu nka biriya kandi mu gihe Riderman yitumiriye minister ubwo ntazi niba yarabashije kuhagera minister yabemereye ko ari buhagere hano hari minister rero ntago wazanamo abantu bafitanye ibibazo na Rib nanone byo gutukana oya ubigenza gake ukakora ibintu biri clean kuko cyane kuri ya rishusho ya hip hop bari kumurika hariya iyo bitwara nabi bari kuba basenye hip hop completely iyo bitwara neza kandi nabwo nkuko bitwaye bahise bashyiraho indi nyenyeri kuri hip hop ujye ubona nk'iyi kipe yatwaye igikombe ukuntu bayishyiraho inyenyeri akanyenyeri kajyaho hari akagiyeho rero kuri Real Madrid babuza bazishyira nabari abagabo mu misiri imbere muri ndakurahiye so ubwo rero nekereza ko abatarabonetse kuko n'ubundi iriya gahunda irakomeje wenda nko breaking news biriya bitaramo bigiye kuzenguruka igihugu nibwo mbikubwiriye hano ariko uzabibona n'ubundi mu misiri imbere abo bose uvuze bazajya bisangamo muri iyo amafaranga menshi bazayirira Musanze no hano hip hop ikunzwe subizi iwabo buka top of side ni Musanze na Gisenyi na Gisenyi no hano hip hop mu Rwanda ifite ishiga rya mbere so ubwo rero tunashimira abafatanyabikorwa bagomeje kubiba inyuma umuntu bita Mironko tumushimira cyane umuntu bita Kenzimana buriya ari kuri side ya bya bindi byo kunywa ndakwemera cyane ni imfura cyane injyana rero mwagiye muca amazi cyangwa bamwe mwapinze Kenzimana n'abandi nkatwe twese tuyiri inyuma tugiye kongera tuyizengurutse igihugu abantu bongere bayicelebrate banayishime ubona ko irutazazindi tujya twumva abantu bavuga ngo ndasinzira ngo nkabura ibitotsi ngo ndasinzira ibitotsi nkabibura ngo nakunze umuntu ntamuzi ese nk'iyo ndirimbo yizanye gute urumva nyine ndi kukubwira ari injyana umuntu akuhereza cyo muntu umugendaho ntago mugendaho ndi kukubwira uwo muntu ninde uri kuvuga se ubundi ndasinzira ibitotsi nkabibura ese wibura gute wasinzira oya ndi kukubwira ko injuga nyine zabari abatipe baririmba izindi njyana bitandukanye na hip hop bari ukuri Imana ufite ubwenge bwinshi bavuga urasinzira ukabura ibitotsi ese urumva wasinzira ukabura ibitotsi gute bitekerezo ukuntu abantu babishwe kuva kera so rero hip hop ni njyana y'ukuri ni iki ugaya muri kiriya gitaramo Dira
urebye nta kintu mbona cyo kugaya nkuko bivuze nkuko wabivuga gusa icyo ntekereza kitagenze neza kuri side yanjye numva ubutaha tuzakosoramo cyangwa cyakosohokamo nicyo bita live streaming ntayo nabonye ari n'agacano nabonye kishyiriyeho ibyako kifatiye na telefone ubundi igitaramo nka kiriya kuko kiba ari ingaruka donc kiba ari imboneka rimwe nanjye kuvuga ngo ni ingaruka mwaka imboneka rimwe mugomba kumaximiza ku buryo visibility yacyo ahantu hose igaragara kuko cyane cyane buri icyo twari tugamije n'abantu bose bahagiye ntago ari amafaranga no kwerekana ko injyana imwe yitwaga iy'abatindi bisigaye yaragize mu mufana noneho umugani wa Zotrap yariye gumino ari y'abapatro kabisa ni y'abapatro ubu ngubu niba kera twara abantu badafite aho twikora sofa urabona ko tumeze neza dufite n'imiryango yindi dutunze dufite abadukomokaho tugenda twunguka umuntu wari umutigisa hano ku muhanda usigaye ubona ari uyoboye kampani runaka sibyo ubwo rero ntago kukirangiriza muri Kigali utakeretse n'abantu bo hanze n'abanyarwanda bose muri rusange bon ni strategy imwe mu gutera abantu amatsiko ariko bagomba gukora live streaming wenda bakerekana performance yariya nekereza ko butaha wenda nitujya mu zindi ntara tubereka ko byagenze neza kugira ngo n'abakurikiyeho tube tubahaye ngo akantu ko kuvuga ngo mwitegure so live streaming ntago yakozwe niba yaranakozwe ntago ari ku kigero cyiza yakozwe igihe gitoya nekereza ko ari cyo kintu navuga wenda ariko ibyo ngibyo ntago ari bibi abanyamakuru benshi bati turagaya Olivier wo muri Afrika utarabagurishaga amatike ahubwo Olivier yabahaye agaciro abanyamakuru bamwe rero na bamwe hari ikintu mugomba kwikuramo ndagira ngo mbagaye nawe urimo nabize ni wampereza amasaha nibo murakubwiye ngo ngeraho izi saha ufate badge yawe kwigirira umuntu wa danje ngo bayikuzanire mu rugo uwo muntu bavuze ko ari we wenyine akeneye guhereza badge yageze ahantu saa 4 za mu gitondo uvuga yumaza ngo nose wahageze ngo nze kandi singe uzitanga arahari ni nge waguhamagara garya cyangwa ni nka Fred waguhamagara Fred Musoni ne tumugeraho yakoze amahano umunyamadega cyane so iyo rero ushaka ko umuntu mworoherezanya nakubwiye ngo sanga hano uri yaranje ukamusanga yaba ari na charges umusaba ukazimusaba ariko wabanje kuhagera kuko badge nawe wageze n'umwe ngayimwime reka ngo urugero hari n'uwayifasha atari umunyamakuru wabita Bahatima Kaca sinzi niba wenda ari umunyamakuru neza no musasenguzi ariko yarayifashe ayifata yanditseho media kuko yahageze ku gihe sibyo n'abandi ntagenda ndondora so ubwo rero ikintu cyabaye ubwo no kubusanya ku gihe ariko n'ubundi umuntu wese twabashe kubonana nyuma yaho naragenda nkamubabwira bakamuhereza badge kuko yari afite ikibazo cy'uko ari abanyamakuru usanga batabazi nkaho urabona bicara inyuma ya kamera uze niba ari ibyo kiganiro akabona ngewe ntari kukubona arabigenza atazakumenya ate nibatanze uretse kugenda bavuga ngo nibatanze ni yicare yige ugomba no kumwumva kuko hari abantu yari yabishinze nawe bataza abanyamakuru bose akavuga ati rero nka Dira abibayemo igihe ibyo ari byose n'uwavutse ejo abamuzi ko ari byo abamo kamwe yatuza kukugeraho umumbwirira nta kibazo muhereze badge kandi nako byagenze nka Musoni uvuze nasanze yarimo agwirirana ndamubwira wa muhungu urashaka iki ngo ndashaka kwinjira ndamubwira none se ahantu ntago ari mu isoko winjira uko ubonye bifite protocol urabona ko abantu barashoye reba igishoro kirimo hano gihagaze amamiliyoni bakeneye kugira ayo bagaruza ndamubwira ushaka badge se arambwira ati badge nyibonye byaba ari sawa mba ndayimuhaye nazi ibyo agiye gukurikizaho sinyimuhaye nasanze arimo agwa ku muntu ngo yamuhagiyeho Hennessy mbwira ngo ko bivugwa ngo kuri umuhanzi ndamubwira se bro icyo ni ikibazo bakabajije umuhanzi biravugwa ko ari umuhanzi kandi ari we umuntu yaronshinze album murabizi biravugwa ko ari umuhanzi ntibivugwa ko ari umuhanzi uranabivuze ko bivugwa ko uri umuhanzi ubwo ni ikibazo ngo cya danje ubajije uri mu mena y'abantu Hennessy yageza ndi mu ntara ngewe aho rero nyine ni ikintu umunyamakuru aba agomba kubaha akazi ke kugira ngo nawe banamwubahe niba uje wahaze umwenge genda wicare mu ahantu witurije we kuwucugusa utamumena ku bantu niba ugira nka biriya rero bya Fred ugashida ukuri mumena y'abantu urwagwa nitandukanyije nawe nje ndi mu ntara nawe nicyo kimwe wese sinabonaga aho byari bigeze njye Piyoni Kasuwezi manemye Samisi Jinu rizihirwa ntabwo babizibyuya samara kira cyokereye nukubera ingurube nyinshi nazo zazireke si nziza dore turobahamye mu kuvuga ububi bwazo Nyarwaya Inosa Yago aje mu gitangazamakuru ariruka Nyarwaya ngo muramwangana
na kamera ariko bibaye ariko ubusa. ngo ugiye gukora titire urabanza ukanywa icyuma ngiriya titire wayikoze umaze kunywa ibyuma bibiri ngo yagonga abonye ngo abanyamakuru ngo ariruka cyane. Ibyuma ni ibiki? Ibyuma ni ibiki? Ibyuma ni bya bindi unywa wiherereye byanditseho ngo volute 40 alcool. Biriya ni ibyuma. Biriya nibyo bita ibyuma. Nigeze gufata cya cyo kunywa ibirayi byatisha ibirayi nkakimira. Kiriya wakimira nacyo ariko umuntu wanyweye kiriya cyanditseho 40 na kiriya kiba ari urucabana. Ako yarirutse. Yarirutse ko arabatinya mwese. Harimo abagambanyi, harimo abarimo bashyira amavideo hanze arimo anywa ibimogi. Gusa sanze amenya ari ibiki. Uranyibukije. Mana Nyagasani urakoze ko diranyibukije. Nuko diri burifasha urapostinze. Uti yago inama yakugira. Nuko ariko ibintu byo kunywa amawidi. Ariko Mana imfashije nkibuka iki kintu. Hey. Agukora n'indirimbo imeze nka suweje. Uzi neza ko yaga mu rumogi. Yago? Yago niwe bita Pondate ariko urabizi. Yego ni Pondate. Badman Yago. For real. Sinzi niba ujya ureba amarinete yambara. Hari video yagaragaye amarinete n'isura birimo byose. Ya Silive. Yiwe asanganywe n'imyenda ye. Arimo anywa akantu. Wenda ashobora kuba ko yari video yari arimo yenda ari akantu yari yacometseho katari urumogi. Ariko abantu bazi uburyo runywebwa. Bahita babibona kame muko rwarirwa. Niba atari narwo yanywaga. Yani geste symbolique. Naramubwiye niba ko kurunywa warureka mwana wa mama warugabanya cyangwa ukarureka. Kandi ugakora indirimbo imeze nka suwejo. Irome yimpereze. Yimpereze. Dera uranyibukije. Iki cyo hamwe nandi giteguye. Yimpereze. Naramubwiye niba ko kurunywa. Nawe na video yindi no nagaragara mu maso. Oh yes. None se urebye umuntu. Yago umva izindi nama. Va kuri widi. Widi ni iki? Urumogi. Byanyabye. Ukora indi songe nka suwejo. Niba bidakunze ubireke wihata ibiganiro unarongore. Kurongora byo yaranyumvise yo nama nayimugiriye mbere. Bafite umugore nekereza ko ari kurongora cyangwa ari hafi kurongora. Uravuze ngo va kuri widi. Niba ngo wagaragaje kanwa widi mugira inama kuyivaho. Ntago uri umushinjacyaha. Ibyo ni umushinjacyaha uzabigaragaza. Ngewe naramugiraga inama. Iyo ugira umuntu inama uba direct nkuzi ko icyo kintu agikora. Uretse ko n'ikoranabuhanga ryateye ushobora gusanga mwaraneditinze sindi gusa icyo namubwira n'ubu ngubu nasubiramo. Ushobora no gusanga yinywera igikamba nka Rasta Rafiki. Abantu b'abasaza niko bakora. Cyangwa kivangara. Kabiruti. Nukomeza ibintu byanyu uraza kurangira nabi. Ibintu byabo barabibonye byari barimo. Bari abagabo babiri. Umwe arimo nk'urumogi agahita ruhisha. Ibintu bisa nk'urumogi agahita ruhisha. Biriya bintu nibyo byabo navugaga. Yego. Kandi bijya bivugwa ko abantu bagendana kuri abahuje amaki baba banogana. Urasanga wibereye ahantu utazi. Ariko reka nkubaza. Reka nkubaze wowe nawe umbabarire umubwize ukuri. Ubwo muba mushaka kugira ngo munangambanire kuri Big Energy ishumi yanjye. Wowe no bwa mbere wumvise bivugwa ko uriya muntu ashobora kuba nk'ibyo bintu. So bwa mbere. Wowe se teke yawe ni yihe ubibona ute? Iyo birebye neza ubibona ute? Nabanya nk'ibipapuro. Ko nabona igipapuro. Ni nka bimwe by'abana by'ibipapuro byo gukina. Je nzika nk'ibipapuro kuko nabonye ari ibipapuro. Kiriya gipapuro harimo ngo nicyo cyitwa weed. Kiriya gipapuro ubwacyo cyitwa weed. Ntabwo cyitwa marijuana. Kiriya nicyo namubwiraga kuvaho. Nave kuri iriya weed. Undi weed ni ingemwe ntago weed ari marijuana ni rwo rumogi. Wewe mwabyumvise. Ni imbuto. Niba aranywaga igipapuro rero akanywamo n'utubuto. Nave ku mbuto ntago. Ntiyinywe n'ubuto ntago anywa amababi. Uretse ko ikigaragara inama zanjye azumva vuba. Nabonye asa nk'uwa nabivuye kuko wabonye ko abona n'abantu akiruka. Biriya bintu babinyweye ntago ubutinya. Umeze nk'ikihebe. Ako wasaga yaragize ngo n'amakuru bose burari ba president muzode bari gukora. Umuhanga waciye umugani uvuga kuko ko inkende yurira igiti cyane. So ubwo rero nuko umuntu yurira igiti nyine. Kurira igiti ubundi n'iterime yo kunywa weed. Umuntu unywa weed aba yuriye igiti. So nareke rero kurira igiti cyane kugira ngo bitazamubana ibibazo. Atazagaragaza ibintu bikomeye cyane. Nuko mbona Godfather koze space na Jihad. Satan Fada. Godfather. Satan Fada.
Satani Fada uri mu ntara ndi mu ntara ubwo ushaka kujya bakora Space nawe nakumvise ngo yago yatenda dabiju ngivamo ako dabiju rero ntago ntekereza ko kuba inda yavamo bitunguranye inda ku bantu b'igitsina gore ijyamo cyangwa ikavamo probabilité ziba ari ebyiri ahubwo koko yarayimuteye cya kabiri yavuyemo ku bushake niba yarayimuteye kuki atayisamye dabiju ntago azi gusama ngo gusama yarasamye ngo kubera stress ngo bamubaza kibuno se ivamo araho bihuriye n'inda ngo kubera stress ngo zayago stress ni na yago bihurira he n'inda bigahurira he iyo Space barayumvise we babivuzeho gute ntago nayikurikiye Space yago kubera kujya muteye stress ngakamwanga kanamuvuga biriya bitandukanye yago se yigeze yanga dabiju ngo yamugize mu kanwa ngo yari umwanda umusaza yago nawe uburyo yigamo umufungo burakomeye sikarya n'umwanda bro yago garuka twikorera ibiganiro va mu kurya imyanda shumi yanjye so dusoza channel ziri kuboneka channel zirahari aba subscribers barahari like zirahari comment no kujyamo mukaziduhereza aba followers barahari aba kuri Instagram nahe hose so amamodoka dufite company kodesha amamodoka yitwa RCC Rwanda Coordinators Company Limited CEO wayo yitwa Exdira cyangwa Diraman Sedek nimero ni 0788 22 33 41 channel yikeneye iri monetize ku mafaranga makeya nabwo niyo nimero hamagara ukeneye umuhanzi wari wese wo mu Rwanda ukuyemo witwa The Ben gusa abandi ukeneye bose waca kuri Exdira wababona ukuyemo The Ben abandi bose bababona hajya channel yitwa ngo nago ya channel yawo yitwa afite ebyiri ariko ubu iyo ndi gukoreraho none ahangaha nahita mbwira abantu yitwa Inzozi TV Show kangushimira ndagushimiye nawe wamfura nawe kabashimira babwira ko nitwa P Onika Suez Nixi Hambaga kataro katabugari insoro sashimo mfite amasho project pizi sombrero yo boy yo dano thanks my brother man Jabress